ubuno nari n'amasengesho karateye ngo narasenga byose urabizi Imana. Umva ko birivuga ko Yesu yasenze ngo arapfukama ngo kugera igihe abiri ibyuya ngo bikagwa hasi ngo bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso. Nindabwiye ko gusenga bivuga ngo nibyo ntaravuga wabibonye. Umva ibyo bintu n'ubuyobe. Titiriza. Haleluya. Titiriza wivuga ngo narasenze. Kubw'umwete ni mu bibyangwe ni mu binebwe. Ukomange bazakingura. Akababwira icyo cyanangaje. Urashaka kuza ukajya ku muryango ntukomanga. Mbega nabimenya ko waje. Hari abana bavuga ngo none ko nari ku muryango komanga nyine. Hari ibyo ngo Imana iratuzi ngo twarabatijwe ngo turabarokore ngo turasenga ngaho guma ku rugi ureke gukomanga ureke kubazakingura. Ya n'amagambo Yesu ari kuvuga rega nimukomange. Hari ibyo mukene nimukomange nimushake nimupfukame nimurire nimuhenda Imana nimwige gusenga. Apana gusenga umeze nk'abari gukina. Niba rukwiriza niwiyirize biza topesta kidra. Sinzi umuntu ndi kubwira Imana imaye kubwira amagambo. Warurambiwe ariko wicika intege komeza utitirize kuko ushatse abona nukomanze arakingurirwa nusabye baramuha. Amen. N'abantu ni babi ariko bazi gukora ibyiza kandi ari babi ariko bakora ibyiza. None ko twebwe dukora ibyiza kandi turi babi mwaswe Imana umuremyi wawe. Imwe yakurinze muri ya ntambara, imwe yakurinze mu bikomeye, imwe yakurinze mu nzara, imwe yagukurije uri impfubyi, imwe yakubeshejeho. Umva nkubwire wa mubyeyi we, umva nkubwire wa mugabo, umva nkubwire wa musore we, umva nkubwire wa mukobwa we. Titiriza i Yerusalemu. Uwiteka azahindura ishimwe mu mahanga ku isi. Azakorera igitangaza abantu bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Wicika intege ongera usenge. Ariko reka mbabwire ibyo yababwiraga asana ko akwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Hari igihe urambirwa, hari igihe unanirwa. Ndagukomeje wirambirwa muri ibihe bya Pasika. Ongera ubuke ko Yesu yaje kugira ngo ugire ubuzima. Ongera ubuke ko Yesu yaje kugira ngo agukuraho umutwaro w'ibyaha. Ongera ubuke ko Yesu yaje kugira ngo akubakire amahoro. Ongera ubuke ko Yesu yaje kugira ngo gusenga kwawe bikorohere. Wirambirwa wicika intege. Nongeye kubaha ikaze mwese kuri gusengarwa no mukozi w'Imana iyamuremye Desire. Ndaha ikaze abo turi kumwe hano. Imana ibahe umugisha. Mbifurije umugisha w'Imana mwese aho muri. Ndaha ikaze abari hanze inshuti zikurikira gusengarwa. Mbifurije umugisha w'Imana. Ndagira ngo dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Mana Data twe turagushimiye. Tunejejwe n'ubuntu bwawe kuri Imana ibanye natwe. Ukaturinda ukatubeshaho. Uyu mwanya tugusabye ngo uduhe ibihe byiza. Ijambo rigiye kuvugwa rigira ubushobozi ku muntu wese uzaryumva ndetse n'uzariho ubundi rizamugirira akamaro. Twirukanye imbaraga mbi z'umwijima. Dusabye ikirere cyiza ngaho ba mu ruhande rwacu duhe ibihe byiza kandi umwuka wera yurukire kuduha ibihe byiza muri aya magambo mu izina rya Yesu. Amen. Ndabahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma Yesaya 62 umurongo wa 6 n'uwa 7. Umukozi Imana nasome. Imana mu mugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 62 umurongo wa 6 n'uwa 7. Umurongo wa 6 aravuze ngo yewe Yerusalemu shyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka nimugatuze. 7 kandi nimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Amen. Nshyize abarinzi ku nkike zawe ntibazasinzira ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Uyu munsi n'amagambo Uwiteka yabwiraga ab'i Yerusalemu ariko uyu munsi ni wowe nanjye uri kuyabwirwa. Iyo tuvuze ngo hariho abarinzi, impamvu tugeze no kuri itariki no ko hariho uburinzi bw'Imana ku buzima bwacu kandi bakora amanywa na nijoro ntibaceceka. Ariko hari n'igihe nawe Imana ikugira umurinzi. Amen. Hari igihe Imana ikugira umurinzi, ikakugira umurinzi w'umurimo wayo, ikakugira umurinzi w'igihugu, ikakugira umurinzi wa korari, ikakugira umurinzi wa groupe runaka, ikakugira umurinzi kavuga ngo uyu nguyu mushyize ahantu arinde.
amanywa na nijoro. Bwabisaka bafite ibikoresho bihagije bimwemerera kuba umurinzi. Ntabwo ndaza kuvuga inzego z'uburinzi, ntabwo aricyo cyanzanye, ariko Imana yaribonye ko hakwiye umurinzi ukora amanywa na nijoro, ubutaruhuka, ubudahumeka, agakora igikorwa ahawe gukora. Imana ishimwe. Hari igihe Imana ishaka kukugirira icyizere cyo kuguha umurimo w'uburinzi, ugahagararira igihugu, ugahagararira akarere, kandi Imana ikavuga ngo ndabona ko ubishoboye, ngaho bikore neza. Ngaho ba muri uwo mwanya ukahagararire korari, ba muri uwo mwanya uhagararire gurupe, ba muri uwo mwanya uhagararire itorero, uhagararire urusengero, uhagararire abiwanyu, uhagararire umuryango w'iwanyu. Icyo ni icyizere Imana ibikwangaje, ikavuga ngo mwana wanjye ndashaka kugira umurinzi uhagarara ugakora igikorwa ngo uhamagare gukora. Havuga ngo yemwe abibutse Uwiteka. Byumvikana ko ari abantu aho ngaho. Amen. Byumvikana ko atari ibiti. Yemwe abibutse Uwiteka, ntimukamuhwemere, ntimukamuturize, kugeza igihe Yerusalemu hazahindura ishimwe, zahindura ishimwe mu banyamahanga, mu isi, akahubahisha agakomera. Nimvuga Yerusalemu, ntugende hariya Yerusalemu, ntabwo aricyo nshaka kuvuga. Ndavuga iwawe, ndavuga iwanjye, ndavuga mu rugo rwawe, ndavuga ku bana bawe, ndavuga mu kazi, ndavuga aho muvukana, ndavuga inshuti zawe, ndavuga ba bandi baguha imitwaro ngo ubasenyere, ndavuga ba bandi yemwe abibutsa Uwiteka, ntimukamuhwemere. Hari igihe umuntu asenyera ibintu yabona bitinze akabihagarika, akavuga ngo narasenze, nagiye mu mazi, hacyatwaye tuzamukana za Kanyarira, umuntu akavuga ngo nariyirije, nta cyavuyemo. Hari n'igihe usengera umuntu akakubwira ngo payisa bandambitseho ibiganza ni benshi, nta cyahindutse. Ndongeye kukubwira ngo wicike intege, witenebuka ngo urambirwe, winanirwa, wizana ijambo rivuga ngo yemwe abibutsa Uwiteka, ntimukamuhwemere, ntimukamuturize, kugeza igihe Yerusalemu hazahindura ishimwe mu isi. N'igihe Yerusalemu hahinduka ishimwe, ni igihe umuntu Imana yamutabaye, ni igihe umuntu yasengeye ibintu Imana ikabishyira mu ngiro. Dukwiye gusengera tukurana imitwaro. Niba ari umukobwa wabwiye ati usengera azagira urugo rwiza, ntuvuge ngo narasenze ngo ariko nta muntu ujya. Cyangwa se niba ari umusore kaga ati sengera Imana mu rugo, akavuga ngo narasenze. Hari n'igihe umuntu ngo nawe nta n'ubwenge ugira. Reka mbabwire bene data, Imana itakubakiye nta undi muntu wakubakira. Hari nyuma bw'undi ngo nta n'ubwenge, gusa ngo nasengeye ngo umuntu umusore nkaho ufite imyaka ingana gutyo ngo wabuze umukobwa. Ikibazo si uko batariho, ikibazo si uko n'abasore badahari. Hari kugira ngo umuntu ahuze n'umuntu umutima we yumva yishimye, avuga ati mu tuzafatikanye urugendo tubana akaramata. Ntabwo ari ikintu cyoroshye. Hari igihe ushaka umwana w'umukobwa atari kuko nagusengeye ntabwo biracamo, kavuga ngo ntabwo biracamo, kavanga ari kugwa kucyundusha. Ntabwo intego kuvuga ngo kucyundusha. Komeza usenge kugeza igihe Yerusalemu hahinduka ishimwe mu isi. Amen. Imana ishimwe. Hari igihe uhabwa gusengera korari cyangwa gusengera itorero, ukumva harimo ibibazo, ukumva harimo intambara, ukumva harimo ibigeragezo, ukumva harimo ibintu ukabatekose ko senga ko bidahinduka, ko senga ko bitavaho. None se nariyirije, narabasengeye, iyi miryango yacu nayisengeye ngo ikundane, ariko byaranze. Ndakuzanira ijambo ngo wicike intege. Wicike intege, winanirwa, komeza utitirize, komeza ubwire Yesu, komeza umuhendahende, komeza umuririre. Yumva gusenga kugeza igihe muri uwo muryango azahindura ishimwe, kugeza urwo rugo azahindura ishimwe, kugeza ako kazi akabonye akavuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye, kugeza igihe diplome yiwe izagira agaciro, akagira ubuzima bwiza nawe bikemera. Mureke mbabwire, ngewe mbabwira ni ibintu byambayeho mu buzima bwanjye. Sinjya sengera umuntu ngo murambirwe ngo eje namusengeye hoya, kandi ibintu Imana yanegetse. Nsengera umuntu kugeza igihe nzamva mbwira ngo Uwiteka yarabikoze.
ntabwo ushobora gusenga abanzi bose mu rukiri, abanzi bose nkora umurimo w'Imana. Ntabwo ushobora gusengera umuntu ngo avuga ngo narasenze, kuko biravuze ngo abibutse Uwiteka ntimukamuhwemere. Imana ishimwe, ntimukamuturize kugeza igihe Yerusalemu ahindura ishimwe mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Hari igihe tugera igihe ngo twarasenze ngo byararangiye, komeza utitirize. Hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa abacira umugani ukuntu bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Ntago nyasoma, muzasoma muri Luka ibice 18 uhereye ku murongo wa 1 kugera ku murongo w'8, niho muzayasanga. Ngabacira umugani ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Ababwira iby'umupfakazi n'umucamanza utarubaga Imana ngo ntite no ku bantu, ngo rero kubera ko umupfakazi amurembeje amutitirije igihe cyose, avuga ngo ndamurengera, adahora azi iminsi yose akandushya. None yapfa akavuga ngo none se uwo mucamanza utubaha Imana ntite no ku bantu, ubwo yashoboye gukora ibyo ngibyo, Imana yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, ngo mbega yazirangarana. Haleluya. Ngo mbega yazitererana. Avuga ngo ndabwiza ukuri ko Uwiteka azazirengera vuba. Ariko reka mbabwire ibyo yababwiraga asana ko akwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Hari igihe urambirwa, hari igihe unanirwa. Ndagukomeje wirambirwa muri ibihe bya Pasika. Ongera ubuke ko Yesu yaje kugira ngo ugire ubuzima. Ongera ubuke ko Yesu yaje kugira ngo agukuraho umutwaro w'ibyaha. Ongera ubuke ko Yesu yaje kugira ngo akubakire amahoro. Ongera ubuke ko Yesu yaje kugira ngo gusenga kwawe bikorohere, wirambirwa wicika intege. Reka dukomeze dusome n'indi jambo ry'Imana nkuko umwanya wacu uri. Abaroma, reka tuhere mu Baroma ibice 12 umurongo wa 11 kugera n'uwa 12. Abaroma ibice 12 umurongo wa 11 n'uwa 12. Abaroma ibice 12 umurongo wa 11 n'uwa 12. Dusomere. Haranditse ngo ku by'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. 12. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeza gusenga mushikamye. Amen. Kubw'umwete ntimube ibyangwe. Ibyangwe ni ibiki? Ibinebwe. Hari igihe murabikinebwe. Ubuno nari n'amasinya sikarateye ngo narasenga byose urabizi Imana. Umva ko birivuga ko Yesu yasenze ngo arapfukama ngo kugera igihe abiri byuya ngo bikagwa hasi ngo bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso. Nindabwiye ko gusenga bivuga ngo nibyo ntaravuga wabibonye. Umva ibyo bintu n'ubuyobe. Titiriza. Haleluya. Titiriza wivuga ngo narasenze. Kubw'umwete ntimubibyangwe, ntimubibinebwe. Ntimu abantu bavuga ngo nakiriza ngo simpfe n'inzara. Ubu hari abadayimoni yateye abantu basigaye babuza kwiriza ngo umuntu yirije inzara iramwica. Mureke mbabwire kubw'umwete ntimubibyangwe. Yesu ni icyitegererezo. Yaragiye amara iminsi 40 n'amajoro 40 ari gusenga. Biravuga ngo marayika uvuye mu ijuru amwongeramo imbaraga. None se mbabwire ko yagiye gusenga, ko atavuze ngo navuye ku Mana ibintu byose Imana nibimpe. Ndababaza bari kunkurikira, kuki yagiye kumara iyo minsi? Ntiyari yavuye mu ijuru ari Imana. Biravuga ngo jambo yahoranye n'Imana, ibintu byose niwe wabiremye, nta kintu kimwe kitaremwe nawe. Ariko se ko yagiye akamara iyo minsi 40 ari gusenga. Kandi none mbabwire anayishoje Satani yaramutinyutse aramufata aramujyana aravuga ngo handitswe ngo fata ibuye urihindura umutsima urye. Yesu amubwira ngo ntago umunatungwa n'umutsima gusa, tungwa n'ijambo ry'Imana. Nibindi yajya mutika ngo simbuka marayika baragusama ndakavuga ngo handitswe ngo. Kandi avuye mu minsi 40 none jya mu kibanza cyawe w'umunyabitotsi, jya mu kibanza wowe w'umunebwe. Wibaze ngo Yesu azakugenza gute? Najya ngo ngubaze niba udasenga urumva Yesu yagukorera iki? None cyo kinakubaza. Satani we niba yararubahutse Yesu, wowe ngo yamufashe ukuboko, wibaze Satani gufata Yesu koko avuye mu minsi 40. Bitekereze nawe. None wowe nta nawe ujya usenga kandi Yesu ni Imana. Imana idufashe. Ariko byarakunaniye. Kubw'umwete ni mu bibyangwe muhirimbane mu mitima, mushyire mu imbaraga, gabanya ubunebwe, shaka Imana.
shakashaka iby'Imana ikunda, ibyishima, usenga utarambirwa, udacitse intege. Dukene ku bice 8 kugumwanya, ku bice 8, ibice 8 umurongo wa 26 kugera 28. Abaroma ibice 8 umurongo wa 26 haranditse ngo uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira n'ihiminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. 28. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Imana iguha umugisha. Suramo umurongo wa 26 tugendane buke buke. 26. Uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira anihiminiho itavugwa. Uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacu, uko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko wagerageje abona ko watangiye. Amen. Wagerageje abona ko wanze gusinzira, wagerageje abona ko wigomwa ibyo kurya bya, wagerageje abona ko hari ikintu ushyizeho umutima. Nigeze soma ariya magambo y'uriya mwana w'umushire mu kazi wari wapfuye, umukozi Imana ngari kumusengera, ngo arasenga ngo imbaraga zirashira, hari kumusengera, ariko uwo mwana ngaza guhembuka arazuka. Hagiye dusenga, tugasenga tugashyamo igisirimu, tugasenga tugashyamo nyine umuntu agasenga afunga karuvati, yumva Imana yarigize nyine se wabo. Mbe ukumva Imana nakana. Reka mbabwire, ikintu cyose ukwiye gukora utashyizemo ubunebwe. Reka mbabwire ijambo ryantangaje muri aya magambo dusomye. Biravuze ngo umwuka we iyo ari gusenga, urumva ntago ari Desire, umwuka iyo ari kudusengera ngo anihiminiho, haleluya, itavugwa. Ariko usenga useka, usenga useka umeze nk'uri gukina. Biratubwiye ngo umwuka wera anihiminiho itavugwa, ariko uturirira ngo kandi azimye imitima yacu yifuza byose. Haleluya. Ngazi by'imitima yacu ikeneye, azi gusabira abera bose uko bakeneye nibyo bari gushaka, ariko akanihiminiho igize gute? Itavugwa. None se kadasenga avuga ngo kuko ngo turi mu butatu butagatifu, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nasengera abantu ntavunitse ngaraniha. Ukwiye kuniha nawe. Haleluya. Ukwiye kuniha, ukwiye kugaragaza, ugatitiriza, ugashyiramo imbaraga zawe zose, nturambirwe, ntucike intege, ukatitiriza kugeza igihe Imana igutabarira, kugeza igihe Yerusalemu mu buzima bwawe Imana yahindura ishimwe, igakuraho agasuzuguro n'agacengerwa, igakuraho imbaraga z'abarozi, igakuraho ibikurwanya, ikagutera iteka, ikakubahisha. Yerusalemu hagahinduka ishimwe mu isi. Reka dusome nihute ngire ku musozo. Dusome Luka ibice 11 dore ku murongo wa 5 tuze kugeza kuri 13 naho ndangiriza. Luka ibice 11 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 13. Aranditse ngo, arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, nshuti yanjye nzimanira imitsima 3, kuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira. Uwo mu nzu akamusubiza ati, windushya namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko, sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye,
cyangwa ifi akamuha inzoka, Mm. cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? Mm. none ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, Mm. so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Muvuge amen. Amen. Muvuge amina. Amen. Haleluya. Aya magambo niyo sozereje. Ndagira ngo ugende buke rero umurongo ku wundi gende abantu tubyumve kumwe. Umurongo wa 5 Mm. arababwira ati ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsima itatu 6 yego, kuko inshuti yanjye impigutseho ivuye mu rugendo, ivuye mu cyaro yaje kundamutsa, none nkaba ntafite icyo nyizimana, isanze nta kintu kiri mu nzu. 7 uwo mu nzu akamusubiza ati windushya namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo nuko, kwiryamye n'abana banjye nabo nuko, sinshoboye kubyuka ngo sinshoboye kubyuka. 8 ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimurira yuko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka byose. Banishimwe buretse gato inshuti yanjye uraza gukomeza mu nyuma. Uru n'urugero umwuka afashe mwese mu byumve, avuga ateka maze mwese muri abantu, abari kunkurikira muri abantu, n'abice hano muri abantu, haravuga ngo reka mbaze ikibazo. Ninde muri mwabona umushyitsi nimurangara? Ninde muri mwabona umushyitsi? Ninde muri mwabona asuwe agenderewe? Murimo muranyumva yemwe? Yarangiza abonye abashyitsi bamugendeye, hakaza agakomanga iwawe akavuga ati mbonye abashyitsi kandi ntacyo bitujye kubaza Imana, ndakwinginze mfasha. Akamubwira ngo ndiruhiye, ndaryamye, ndundushe n'abana banjye. Biratubwiye ngo nugatabyuswa nuko bari inshuti, ngo ariko kuko uwo muntu amutitirije, haleluya, kuko uwo muntu yamugoye, yakomanza agashyanga imbaraga, biravuze ngo arabyuka amuha ibyo akeneye byose kubera ko yamutitirije. Haleluya. Abigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibagire gute, ntibarambirwe. Avuga ngo arabyutswa nuko atayote nuko ari inshuti. Avuga ngo uyu muntu aranduhije, yakomanze, reka mu byo akeneye byose. Imana yacu yo, Imana dutitiriza, Imana dupfukamira, Imana turirira, Imana tubwira lobe lelanlobe resta, Imana turirira yo ntago izumva abantu bayitakira, ntago izumva bayiririra, ntago izumva bayihendahenda. Niba uyu muntu akoze ibyo akavuga ngo nubwo tutari inshuti ntabyuzwe nuko turi inshuti, kuko anitirije, ndamwibye rakeneye byose. Aya materaniro nawe titiriza, bagwa ibyo ukeneye byose, nawe titiriza gukora ibyo ushaka byose. Komeza epfo senge. 9 yego, nanjye ndababwira nti musabe muzahabwa, mushake muzabona, amen, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Rekeraho. Mushake muzahabwa, mukomange mushake, amen, musabe, haleluya, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Birumvikana? Musabe muzahabwa, mukomange bazakingura. Yego, amen, mushake muzabona. Ntabwo ibintu byizana. Ngenza abantu bacuzaga amavoka kera, tukabona bikora amavoka tubaseka, bava mu byaro bikora amavoka, suramunaza avamo umuntu ukomeye. Uyu munsi n'abakire bafite amangazini akomeye, reka babwire gushaka gutuma umuntu abona. Haleluya. Tutalaberegraye. Niba ushaka gukira agasuzuguro k'abanyamahanga, niba ushaka gukira agasuzuguro k'abantu, biravuze ngo shaka uzabona. Amen. Tutalaberegraye. Ukomange bazakingura. Akababwira icyo cyanangaje. Urashaka kuza ukajya ku muryango ntukomanga, mbega nabimenya ko waje. Hari abantu bavuga ngo none ko nari ku muryango komanga nyine. Hari ibyo ngo Imana iratuzi, ngo twarabatijwe, ngo turabarokore, ngo turasenga, ngaho guma ku rugi ureke gukomanga, ureke bazakingura. Ya n'amagambo Yesu ari kuvuga rega, nimukomange, hari ibyo mukene nimukomange.
nimushake, nimupfukame, nimurire, nimuhendahenda Imana, nimwige gusenga. Apana gusenga umeze nk'abari gukina. Niba ari ukwiriza niwiyirize. Biza topesta kidrai. Sinzi umuntu ndi kubwira Imana imaye kubwira amagambo. Warurambiwe ariko wicika intege, komeza utitirize. Kuko ushatse abona, nuko manze arakingurirwa, nusabye baramuha. Amen. Ariko ari abantu bagira isoni zo kuba ngo sinkomanga ngo barango bambonye. None hasigara amazu y'ibirahure, umuntu agara hari akajya ngo barimo baramureba, akajya ngo burase nibambonye. Komanga, haleluya. Komanga. Komeza kugendera ati umukurikira. Cumi rimwe. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutima akamuhibuye? Ninde? Cyangwa ifi akamuha inzoka? Ninde? Cyangwa yamusaba igi akamuha sikorupiyo? None se ko muri muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Ndagira ngo soza. Ninde muri mwe wagira umwana? Nje ndi umubyeyi n'ababyeyi barimo baranyumva. Naho umwana yabari mubi akagusaba ibuye, akagusaba umutsima ukamuhibuye, wabishobora? Wabishobora? Ntabyo washo. Ari umwana we akagusaba ifi ukamushakira inzoka. None biravuze ngo none se mwege ko muri babi mukamenya guha Robeta toseki elela nomere ko muri babi, ko mutari beza, mukamenya guha abana banyu ibyiza. Data wo mu ijuru nazahabiwe umwuka wera bamusabye, nazahabiwe ibyifuzo basengera. Reka mbwire umuntu wari ufite ubwoba, ubwire ngo n'abantu ni babi bazi guha abana babo ibyiza. Tutanlo bedesta. N'abantu ni babi ariko bazi gukora ibyiza, kandi ari babi ariko bakora ibyiza. None ko twebwe dukora ibyiza kandi turi babi, nkaswe Imana umuremyi wawe, imwe yakurinze muri ya ntambara, imwe yakurinze mu bikomeye, imwe yakurinze mu nzara, imwe yagukurije uri impfubyi, imwe yakubeshejeho. Umva nkubwire wa mubyeyi we, umva nkubwire wa mugabo, umva nkubwire wa musore we, umva nkubwire wa mukobwa we, titiriza i Yerusalemu. Uwiteka azahindura ishimwe mu mahanga ku isi, azakorera igitangaza, abantu bamenye ko Uwiteka ari we Mana. Wicika intege, ongera usenge. Reka dusengane nawe wowe nkurikiye muri aya magambo. Wowe nawe ubwire Yesu ngo nani nacitse intege, ariko ntago nongera gucika intege, ndongeye gutitiriza, nongeye gushiramo imbaraga, nkibutsa Uwiteka nkamusenga, kuko Imana yo izaha ibyiza ababikeneye. Tugiye gusenga, Imana ibaha umugisha. Mana Data twese tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ijambo ryawe ryiza. Abantu bagucika intege, nibagutitirize, nibagushake, nibakwiringire, nibatitirize bakubone, nibatitirize bumve neza yawe, kandi ubarinde kunamuka, ubarinde ibihe bibi, ubarinde gucika intege. Uwarucitse intege avuga ngo narasenze nta cyavuyemo, barasenge nta kimana yakoze, baramanura ariko nta cyavuyemo, nongeye ndavuze ngo numutera intege muri iyi minsi ya Pasika, ahure n'imbaraga zawe, ahure no gukomera kwawe, ahure n'ubushobozi bwawe, ahure no gukiza kwawe, kandi abo yabananira hose umufate ukuboko, umushoboze kumenya gutitiriza no kugushaka. Kuko natwe nubwo turi babi turazi guha abana bacu ibyiza. Ntago ari wowe wabura kuduha ibyiza tubigusabye, kandi uri umubyeyi udukunda, udufitiye imigambi myiza. Icyo nicyo cyakubanye natwe, kandi umwese ukamumugisha musha amagambo mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha.